twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani dutumiye kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugirira neza kuri wa gatatu w'icyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe, tariki 13 Ugushyingo 2024. Ngaha amasomo ajya kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ry'umuboro Pawulo Mutagatifu yandikiye Tito, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Nkora mutima yanjye, jya wibutsa bose ko bagomba kuyoboka abatware n'abategetsi, bakabumvira, bagahora bakereye gukora umurimo mwiza wose, ntibagire uwo batuka, bakirinda kurwana, bakaba abantu bagira neza, bakagaragariza abantu bose ubugwaneza budakemwa. Koko rero natwe kera twari ibicucu n'intumvira n'ibirara, twari twaratwawe n'irari ry'ibibi bitagira ingano, tukibera mu bugizi bwa nabi n'ishyari, dufite n'icyangiro, kandi natwe ubwacu tuzirana. Ariko igihe higaragarije ubuntu bw'Imana umukiza wacu n'urukundo ifitiye abantu, yaradukije itabitewe n'ibyiza twaba twarakoze, ahubwo bitewe n'impuhwe igira, idukirisha icyuhagiro dukesha kuvuka bwa kabiri no guhinduka abantu bashya muri Roho Mutagatifu. Kandi uwo Roho yamudusakajemo ku bwa Yezu Kristo umukiza wacu, kugira ngo tube intungane kandi twiringire kuzahabwa umurage w'ubugingo bw'iteka, tubikesha ubuntu bwayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 23. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura, andagira mu rwuri rutoshye. Anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima, anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye, inkoni yawe ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye uhategura ameza, abanzi banjye bareba, ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Kuko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niture mu ngoro y'Uhoraho, abariho nibera iminsi yose. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 17 umurongo wa 11 kugeza ku wa 19. Muri icyo gihe Yezu yari mu rugendo anyura ku mipaka ya Samariya na Galileya, yerekeza i Yerusalemu. Ageze mu rusisiro, abembe 10 baza bamugana, bahagarara hitaruye. Nuko barangura ijwi bati, Yezu mwigisha, tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimujye kwereka abahereza bitambo. Bakiri mu nzira barakira. Umwe muri bo abonye ko yakize, asubira inyuma, arangura ijwi, asingiza Imana. Nuko amwikubita imbere, yubitse umutwe ku butaka, aramushimira. Uwo muntu kandi yari umunyasamariya. Yezu araterura aravuga ati, mbese bose ntibakize ko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana atari uyu munyamahanga? Nuko aramubwira ati, haguruka wigendere, ukwemera kwawe kuragukijije. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Haguruka wigendere, ukwemera kwawe kuragukijije. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Wibuke gufungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ugira akantu wiyongeraho mu migenzo myiza y'igipfura. Buri munsi ugira ingeso imwe byibuze ugabanura mu ngeso nyinshi waba ufite, maze ntukave ku ijambo ry'Imana buri munsi ntacyo uhinduyeho. Uhinduka neza, kubaho neza, kugenza neza mu nzira z'Imana. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti, ikibazo kikubaza nanjye kimbaza kiti, nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana? Nta wundi wabonetse. Yezu akiza abantu benshi. Yezu agira abantu benshi neza. Yezu akora ibitangaza byinshi. Ariko se ni kangahe tugaruka kumushimira? Akenshi tuza mu ngoro y'Imana tuje gusaba Nyagasani imitwaro duhetse, ibibazo dufite, ibituremereye, ibidushavuje, ibyatunaniye, uburwayi bwaburiwe umuti na muganga, ndetse ibibazo byaburiwe ibisubizo, tukaza tubizaniye Yezu mu ngoro ye. Ariko se ni kangahe twongera kugaruka nyuma yuko twakize tukagaruka gushimira Imana? Ese uramutse udakize, wakomeza ugakomeza ugasenga, ugakomeza kuguma muri iyo ngoro y'Imana, nta wundi wagarutse ushimira Imana?
icyo kibazo kirakubaza nanjye kimbaze, tuze gutaha ngaha twabonye igisubizo duha Nyagasani ku byerekeye ku byiza byose yagiye adukorera, ariko twe tugatera agati mu ryinyo. Ubundi bavuga ko usibye imbwa nayo yarezwe nabi, shebuja arangiza kugaburira ibiryo biryoshye, inyama niyo gusa ishobora gutinyuka igakandagira isahani bayigaburiyemo. Wowe nanjye nizere ko tutari imbwa, turi abantu, turi abakristo, natwe twongere dufate ya sahani tuyoze neza, ya sahani databuja tugaburiyeho, maze twitegure guhora twakira imigisha y'Imana igihe cyose. Gushimira, ese umuntu waguhaye ujye wibuka kumushimira. Ese wa muntu wakugiriye neza waramushimiye? Ongera ukora urutonde uno munsi urebe abantu bose bagiye bakugira neza, uze kubandikira ubutumwa bugufi bw'ugira uti warakoze, cyagiye wagize neza. Ukuri kubikora ni nako nishimwe ryari kugera ku Mana. Ubwire Yezu uti Yezu cyagiye warandokoye, Yezu cyagiye wangiriye neza, Yezu cyagiye nari mpfuye, Yezu cyagiye warantabaye, Yezu cyagiye warandokoye. Buri wese yongere azamura ikiganza bwire Yezu ati Yezu nagarutse kugushimira. Ninjye wa wundi wari urwaye, none Yezu waragije. Ninjye wa wundi wari mu bitaro, none Yezu nabivuyemo. Ninjye wa wundi wari ufitanye ikibazo na mugenzi we, none Yezu waradukije, waratwunze kubera impuhwe zawe. Nta wundi wagarutse gushimira Imana. Mu isomo rya mbere turabonamo gushima mu mugenzo wo kumvira, uburyo Pawulo ayobora Tito mu mibanire myiza n'ubuyobozi bwite bwa leta. Twongeye twibutse ikintu cyo muri uyu murongo ko kumvira atari ukumvira mu bibonetse byose, ahubwo kumvira ni ukumvira mu byiza gusa, imyitwarire myiza, ukubaho neza. Igihe cyose umuntu azakubwira ikintu cyiza kiganisha abayoboke b'Imana heza, kitarindagiza abana b'Imana, uzamwumvire, umufashe, umugenzereze neza. Ariko uwa mbere ugomba kumvira umutegetsi ukomeye, abantu benshi bajya babyitiranya bakagira ngo nawe perezida w'ibihugu, bakagira ngo ni abatware b'ibihugu, bakagira ngo ni abo bose bayoboye ibihugu. Ahubwo umutegetsi ukomeye burya tugomba kumvira, unadufasha kumvira abari ku isi, n'uwo bita umutimanama. Wa muhanga wavuze ati la conscience est le premier vicaire du Christ. Kumvira umutimanama wacu nibyo bizadufasha kumvira abategetsi bacu, abayobozi bacu batuyobora heza. Naho ubundi mubyeyi akantu gaco karongo, umuyobozi nakuyobora ahantu habi, uzamenye ko nyine yavangiwe, uzamenye ko ageze kure arindimuka. None umuntu uri kurindimuka nawe ugenda umurindimukaho. Umutimanama niwo dufasha kubana neza abatuyobora, abatwigisha, abayobozi bacu, abategetsi bacu, abatware bacu. Iyo udafite umutimanama uri gukora neza, ni hahandi n'ubundi urabumvira by'inyuma ariko imbere bitarimo. Icy'ingenzi umutegetsi ukomeye mu by'akantu gace karongo ni umutimanama wawe. Ubwo igihe cyose uzumvira umutimanama wawe, uzakubwira icyo ugomba gukorera igihugu cyawe, icyo ugomba gukora kiliziya yawe, uzakubwira uko ugomba kugenzereza abo mubana. Nta kindi bishushanya, ni ukubanira bose neza. Ngira ishimwe rishimisha Imana iyo ubanye n'abandi neza, iyo ubanye n'abakubara neza. Uwo mugenzo wo kumvira mu byiza gusa, umutimanama nicyo dutoza. Nawe rero ongera urebe niba ishimwe ryawe rishyika ku mutima. Niba ujya ugaruka ku mutimanama wawe, nta wundi wagarutse ngo ashimire Imana. Ese ujya ugaruka muri wowe umutimanama, ukareba ibyo udakora neza kugira ngo ubyirinde, ukareba ibyo ukora nabi kugira ngo ubijugunye, ukareba ibyo ukora neza kugira ngo bikomeze. Umutimanama ni iki? Ni ijwi ry'imbere rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Ngira ishimwe rinyura Nyagasani. Gushimira Imana ni ugukora icyo Nyagasani ashaka buri gihe cyose. Ngiki ni ivanjiri yatubwiye uno munsi. Ubwo twumvise ivanjiri y'ababembe bari batambutse bahura na Yezu, ngo Yezu yatambutse muri Samariya ndetse no mu Galilaya yerekeza Yerusalemu. Twibuke ko Yezu Kristo yaragiye kuducungura, ari mu nzira ari kugenda agira neza, akora neza, akiza abantu. Ni nacyo kinamujyanye Yerusalemu. Mu gukorera uko Yerusalemu nk'ahantu nyine bajya gusengera, Yerusalemu nko mu ngoro y'Imana ahantu bajya gusengera, ariko nk'aherekeza urugendo Yezu agiye gukora rwo kwitangira kuducungura. Kongere tujye mu mateka y'Abayisiraheli ku byerekeye n'abari barwaye ibibembe. Ngo bari barwaye ibibembe, ngo bambaraga imyenda y'ibishwangi, nuko bagahora bapfutse ubwanwa, ubundi bagahabwa akato bakitarura abandi, bakajya habo nyine. Ngaka gahinda, ngaka kato kujya hawe nyine.
ariko ikindi cyabarangaga gikomeye ngo nuko abanyuraga mu nzira bavugaga bati uwahumanye uwahumanye uwahumanye, kuko tubisanga mu gitabo cy'Abalevi mu kwa 13 umurongo wa 45. Iyi vanjiri iraza gutwereka uburyo koko noneho bari gutambuka badasubiramo ati wahumanye wahumanye, ahubwo bati Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire, Nyagasani tubabarire. Ngibyo rero byabyaha byabo ari kuvuga ko Yezu Kristo yagira gute yabakiza. Uwahumanye nyine agomba nanone kugira uburyo yakira imbabazi z'Imana. Iyi vanjiri nanone Yezu uje gukura abantu mu kato, Yezu uje gukiza abantu, nta wundi wagarutse kugira ngo gushimira Imana. Turumva ababembe koko Yesu agiye kubakiza, ariko uyu mukiro bagiye guhabwa ngo tuzakomeza kubyumva ni umukiro ku mubiri, ni nk'aho bakize ku mubiri. Hanyuma turaza kumva ko bose baragiye ngo Yezu yari yabasabye ati mujye kwereka umuherezabitambo. Umuherezabitambo arerekeza ku musaseredoti muri iki gihe, umupadiri wa wundi uri mu cyimbo cya Yezu, wa wundi tugomba kwiyereka. Dore ko umuherezabitambo mu isezerano rya kera niyo wemezaga ko umubembe yafashwe n'ibibembe, akongera nanone akemeza ko yakize ibibembe. Ngo Yezu Kristo usuzuma indwara yacu, akamenya uburwayi dufite, akanadukiza, agakoresha abantu kugira ngo akize abandi. Iyi vanjiri nanone iratwerekeza uburyo Yezu dukorera ibitangaza byinshi, benshi cyane benshi cyane bakira, ariko ni bangahe bagaruka gushimira Imana. Iyi vanjiri igatwerekeza none ku bantu twese dukeneye gukira, ariko abantu benshi bishakira gukira ku mubiri. Ababembe 10 bose ngo barakize, ariko ikigaragara uramutse ubishojeho neza ni nk'aho 9 bakize ku mubiri gusa, bakize bwa burwayi bwabo bari inyuma ku mubiri, bwa burwayi bw'uruhu, ariko umwe niwe washoboye gukira, kuko niwe wagarutse gushimira agasanga Yezu. Nibwo Yezu anamubwiye akajambo keza kagaragaza ko yakize ku mubiri no ku mutima, ati genda ukwemera ko akora gukijije. Amen, amen, amen. Iyi vanjiri nanone iratwerekeza ku gitambo cy'Ukaristiya ubwo tuza gusenga. Dore ko igitambo cy'Ukaristiya cyitwa action de grâce, gushimira Imana. Uko muri misa hahuriyemo amasengesho menshi, ariko yose agambira iki? Gushimira Imana. Mu ijambo ry'Ikigereki Eucharistein, bonne action, igikorwa cyiza. Nta kindi gikorwa cyiza kizaruta ibindi bikorwa byose usibye igikorwa cy'Imana, igitambo cya misa. Ni nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga ati ibikorwa byose bibera hano ku isi ni ibikorwa by'abantu, ariko igitambo cya misa cyo ntabwo ari igikorwa cy'abantu gusa, ahubwo ni igikorwa cy'Imana. Igikorwa cy'Imana, gushimira Imana. Nawe rero nanjye kongera tuze kureba ubuzima turimo, uko dusenga, cyane cyane uko tujya mu misa, uko tujya mu misa. Ese natwe biba bije kuba umwanya wo gushimira Imana? Ushimira Imana ryari? Ushimira Imana kangahe? Ubuzima bwawe wasanga nawe ari ukwivovota, kwivumbura, gukora ibibi, gukira ku mubiri gusa, kugira amafaranga menshi, kubona akazi keza, ari ukaza kwibagirwa ko kantu ko ari Nyagasani wakaguhaye. Ese aho waba wagarutse kumushimira? Naho wundi wagarutse ngo aze gushimira Imana? Usibye umunyamahanga. Twongeye twibutse ko Abanyasamariya nyine aho Yezu yatambukaga bari abanyamahanga. Bishoboke ko bari 9 bari Abayisiraheli, uriya nyine niwe gusa wagarutse gushimira Imana. Bigatwerekeza ko abenshi tuba twambaye ikirezi ariko ntitumenya ko kera. Ngiye cyisho Nyagasani nshaka gutubwira uno munsi natwe gushimira ishimwe ryacu, umutima wacu, wa mutima nama twagarutse waruguru, uterura ugahuriramo n'Imana ubundi ukayishimira. Muvyeyi, reka dukore gato umwitozo ku gitambo cy'Ukaristiya, kuko twabivuze ni igihe cyo gushimira Imana, action de grâce. Urebe nawe uburyo ugiye witabira misa, urebe nawe ugiye witabira amateraniro yo gusenga, bityo uze kuvuga uti hariya nanjye ndi mu bagaruka bagashimira Imana. Nta wundi wagarutse ngo ashimire Imana usibye umunyamahanga. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo habaye igitambo cya misa, bishoboye ko ari misa y'icyumweru, la messe dominicale. Nuko rero ngo padiri atangira misa nk'uko bisanzwe, basoma amasomo. Ngo nuko igihe cy'inyigisho kigeze, igihe cya homily kigeze, dore ko ngo muri icyo gihe hari umutekano muke muri icyo gihugu. Ngo nuko padiri abumbura ikaye yanditsemo inyigisho agiye gutanga. Padiri atangazwa n'ikintu gikomeye cyane, abona abantu benshi cyane, bamwe bafite udupapuro bagiye kwandika ibyo agiye kuvuga, abandi abona bacanye kamera, abandi abona telefone zabo ziracanye bari gufata ibyo ari kuvuga.
bishoboke ko padiri yavuze ati koko biri kose barankurikiye. Nuko ngo mu kanya gato padiri agiye gutangira kuvuga, haza umuntu bishoboke ko ari umuhereza, ati padiri witonde, baje kuneka kugira ngo gufunge bagufatire ku magambo, witonde. Neza padiri ngo umusatsi umushingukaho, yibaza uko agiye kubigenza, arangije abumba yakaye, ntiyongera kugira icyo avuga, ngo nuko aricara. Mubyeyi ukurikiriye, padiri amaze kwicara akanya gato arazirikana, akomeza n'igitambo cy'Ukaristiya, nta kindi yongeye kuvuga usibye byari byanditswe mu gitabo cya misa, gitabo misel. Ubundi arakomeza. Ukibaza uti za kamera zakomeza zicanye? Barakomeza n'ubundi barazicana, abandi bari kwandika. Nuko padiri bishoboke ko yasoje misa ashaka guhunga. Nuko ngo ageze mu sakristiya aho aragiye gusohokera, bishoboke ko yari afite ubwoba, ngo ahura n'abantu batatu, umukecuru ngo wari ufite umwana n'umukazana we, uwo mwana yari umuzukuru we. Nuko basaba padiri ijambo ati nyaboneka tubabare tugire ijambo rimwe tukubwira mbere y'uko ugenda. Padiri arabumva, bishoboke ko yari afite ubwoba bwo guhunga hato bataza kumufatira ku ijambo. Nuko mukazana ngo aramubwira ati padiri twishimye cyane, iyi misa y'uno munsi yatubera igitangaza gikomeye, twakize. Nge na mabukwe hari hashize imyaka 10 tutabanye neza, tudacana uwaka, ariko nagiye kubona cya gihe wicaraga tumaze kwakira ivanjiri, cya gihe cy'umutuzo bose bacecetse, nagiye kubona mbona mabukwe ansabye umwana, kandi koko ntigeze na rimwe aterura ku mwana wanjye. Mabukwe noneho afashe ku mwuzukuru we. Ibi byadushimishije, cyagiye kwifuzanya amahoro, twashoboye guhoberana, twashoboye kwicarana, twatuje kuguhamiriza ibyiza wadukoreye, uburyo wadufashije muri iriya misa, ko twashoboye kwiyunga na mabukwe. Ubu turi amahoro, tumerewe neza. Nuko padiri afatwa n'ikinigararira, yibaza uburyo we cya gihe cyo gutuza ariko ko Nyagasani yakoze ibyo bitangaza, akunga mu kazana na nyirabukwe. Nuko padiri abaho gutangara gusa uwo munsi wose. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngo kuko abantu benshi tuza mu misa, dushobora kuza imbaga nyamwinshi mu misa, ariko abenshi ari ba maneko, abenshi ari ba mukerarugendo bari gufata filime, video, amafoto aza kuryoshya ubukwe bwabo n'ibindi byinshi cyane, ba mukerarugendo n'abandi benshi cyane, ariko niba kibagaruka gushimira Imana, niba cyumva igitambo cy'Ukaristiya. Ushobora kuba uri na padiri uri gukora kuri baranyishe, uri gusoma misa ugira ngo uze guhita wihuta wigendere uhunge, ariko burya ababyeyi aka kantu gaca karongo, igikiza abantu muri misa ntago akesha ari ijambo padiri yavuze, ntabwo ari umubare nyamwinshi w'abitabira igitambo cya misa, ahubwo nta handi mu mutuzo, kuko Imana ibiri kuvuga. Yezu akomeza gukora ibitangaza muri misa yose. Icy'ingenzi ni umutima, icy'ingenzi ni uko kwemera kweza ari gutambuka akiza. Nawe rero ongera urebe ikintu kigiye kujyana mu misa. Ujya mu misa nk'amaneko, ugiye gucunga abandi, ese igihe uri kwandika, igihe uri gufata kamera video, aho ngaho uzazimaza iki? Ni ukugira ngo ukomeze gushimira Imana. Padiri, igihe ugiye gutura igitambo cy'Ukaristiya, ujye uzirikana kuri mu cyimbo cya Yezu. Yezu mu ivanjiri avuga ati genda mujye kwereka umuhereza bitambo, ngo wa mukazana nyirabukwe baje kukwereka, baje kugushimira, baje gushimira Imana. Padiri, ujye uzirikana kuri mu cyimbo cya Yezu igihe utura igitambo cy'Ukaristiya, ko hari benshi bari gukira, atari kukwemera kwa ahubwo ari ukwemera kwa Kiliziya Yezu uhagarariye aho ngaho. Yaba nari nzi ko abantu benshi bakira bari ku bushake bwa Yezu, nagombye gutura igitambo cy'Ukaristiya n'umutima wose. Akenshi usanga turi gutura igitambo cy'Ukaristiya kubw'amaso y'abantu, abari gutureba, abo turi kureba, ugasanga twebwe tudahari, twihungiye twagiye kera. Nguko uko Yezu akiza, nguko Yezu atugira neza. Ahasigaye ureke Nyagasani yikorera ibye, kuko ntabwo ari padiri ukiza, ntabwo ari muganga ukiza, ahubwo ni Yezu ukoresha ububasha bwe, ukoresha iryo sakramentu agakiza abantu. Isakramentu rikiza igihe ubishaka ndetse n'igihe utabishaka, waba usinziriye cyangwa uri maso, Yezu akomeza kugenda akiza abana biwe ku mpuhwe ze. Nta wundi wagarutse ngo ashime Imana. Ese muri Kiliziya koko ni bande bakize? Iki gitambo cy'Ukaristiya
Yesu ahaza agenda dukiza twebwe tutabizi, akaza gukiza imbaga nyamwinshi twe tutabizi. Naho wazanye uburwayi uri kugenda ucunga Yesu, uri kugenda ucunga abantu ku maso, uri kugenda ushaka aho ufatira ku ijambo. Uzakira ryari? Ngaba maneko, ngaba kerarugendo benshi baza mu misa, nawe uze kureba niba utari mu kerarugendo. Mu bajya baza mu misa, mu bajya baza gusenga, maze nawe wongera upfukame. Ba bandi 10 baje mu kiliziya, uruwihe muri abo? Ndawundi wagarutse ngo shimira Imana. Reka dusoreze ku magambo meza ya Mutagatifu Yohani Maria Vianney. Amagambo kandi karafashwe na Teresa wa Calcutta ubwo yandikaga mu sakrisiya ye, yibutsa umupadiri gusenga, yibutsa umupadiri gutura igitambo y'Ukaristiya. Bwavuga ati padiri, attention. Igihe cyose ajya gutura igitambo y'Ukaristiya ugitura ku buryo butatu. Iyo misa ugitura ngaho ariyo ya mbere, iyo misa kandi ugitura ngaho ariyo yonyine, iyo misa kandi ugitura ngaho ariyo ya nyuma. Ahasigaye ureke Nyagasani ikorera imirimo ye, kuko Nyagasani Yesu agenda atambuka, agenda akiza buri wese. Ahasigaye witegure n'umutima wawe, ureke Yesu agukize ku neza ye. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.